Abalewi igice cyaho cya 20 umurongo wa 22. Kozi Imana nakusabiye umugisha rwose kubw'ikazi wa Imana. Asante. Somera ya ijambo ry'Imana. Abalewi igice cya 20 umurongo wa 22. Mutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli bakwiriye kwitandukaniriza n'abandi kubabera. Abisirayeli bakwiriye kwitandukaniriza n'abandi kubabera. Narasoma ndagira ngo mbaze abantu babiri muri iri teraniro bashobora kuba bambonera igicupa cy'amazi bakanzanira icupa bibiri byandire byuzuye byifashisha bivuga butumwa bature umugisha. Muri iri teraniro umuntu ukunda umugisha yambonera igicupa cy'amazi kimwe n'undi akakizana. Umuntu ukunda umugisha murakoze. Za kukifashisha mu ivugabutumwa Imana yamugisha mugari kandi ndumva navuze nabi. Amen. Haleluya. Amen. Dusome bivuga ngo Abisirayeli bakwiriye kwitandukanyiriza n'abandi kubabera. Bivuga nuko mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amategeko yanjye yose byose mubyumvire, kugira ngo igihugu mbajyanamo guturamo kitazabaruka. Nimugakurikiza imihango y'ishyanga zirukana imbere yanyu, kuko ibyo byose babikoraga bigatuma mbanga urunuka. Ariko nabwiye mwene nimwe muzabwa igihugu cyabo gakondo, nzakibaha kugihindura igihugu cy'amata n'ubuki. Haleluya. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabatandukanije n'andi mahanga. Nicyo gituma mukwiriye gutandukanya itungo n'inyamaswa bidahumanya n'ibihumanya, n'igisiga n'inyoni bihumanya n'ibidahumanya. Ntimukiyandurishe itungo cyangwa inyamaswa cyangwa igisiga cyangwa inyoni cyangwa ikintu cyose gikururuka hasi. Nabigishije kwitandukaniriza nabyo kuko bigira gute? Kuko bihumanya. 26 haranditswe ngo kandi bantu mwateranye mwumva icyo Imana ivuze. Kandi itorero rya Yehova Imana yavuze ngo mwihangane mu minsi mushigana mutazi, mube abera kuko Uwiteka ari we. Kandi mumbere abera, muririmbe muri abera, mubwirize muyobore muri abera, kuko Uwiteka Imana iduhamagaye nayo ari yera. Mwese mushyigikire mu bwenge. Amen. Kandi mumbere abera muri iyi si y'Imana, mwihangane mugerageze mwezwe, kuko Uwiteka ari we. Twongeraho n'aya tabu cya Zekariya. Ndabasigaje hamwe kuhasoma. Zekariya igice cyaho cya 2 duhere ku murongo wa 1. Imana n'umugisha ushaka kuyashyira ngaha ndayifashisha mu ivugabutumwa. Ntabwo narayongeye kunywa, ndabizi ko Yesu ari bumufashe. Amahembe ane n'abacuzi bane. Zekariya igice cya 2 umurongo wa 1. Bibiliya iravuze ngo maze ndubura amaso ngiye kubona mbona amahembe ane. Mbaza marayika twavuganaga nti biriya ni ibiki? Arasubiza ati biriya ni amahembe yatatanije Abayuda n'ab'i Yerusalemu, Kristo n'Abisirayeli n'ab'i Yerusalemu. Uwiteka anyereka abacuzi bane. Ndamubaza ati bariya bazanywe n'iki? Arasubiza ati uzikaye amahembe ari yatatanije Abayuda ntihagire uwegura umutwe. None rero bariya bazanywe no kuyirukana. Icyo ni icya mbere. No gukubita hasi amahembe yajyaga
iki nirijya mu majyepfo Imana irohereza umucuzi nirijya mu majyaruguru irohereza umucuzi nirijya iburasirazuba atarohereza umucuzi nirijya no mu mujyi wa Kigali atarohereza umucuzi twashira umucuzi muri aka kanya sanga ikiganza wacira imbaraga z'umucuzi mu izina rya Yesu ishimwe Yesu kumenya hano abantu bari kunyumva ngo nikorari Imana n'umugisha ukuri nabonye mbwiriza abantu banyumva Imana n'umugisha mwese korari turebe imbere haleluya bazanye amakuru arega muhumure bazanye amakuru meza tangiriro n'abatangirira gusoma ihangana ko somye hejuru ariko nta no kwihangana guhari nta kintu bitwaye cyane ko umucuruzi wese acuruza kuri iki uko yaranguye ihangane amahiga buri Imana amaye kubasabira ntabwo Imana ari injiji yarimenye cyo kumagutse Kigali konze kubabwiriza hano Gahogo idafite icyo yabaye oya Mana z'ubwenge uyu munsi n'igihe Yesu yahagaritse aha ngaho kugira ngo tuganire ihangane mwumve icyo Imana ivuganye nawe igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro igice cya 26 guhera ku murongo wa 12 nijoro nasenze noneho nshiduka nagiye mu mwuka Adamu afashwa kujya kanyamara ko kuri konti irimo gukora cyo gusengera ibintu by'umwuka biraryoha ibintu by'umwuka we nifuje kujya mu mwuka kuzura umwuka we haleluya 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 hari umucacu mwera cyo kujya mu mwuka we kuzura umwuka we fite yaraje yaje gusoma umugani cyo bita cyugo murakizi samwe bako murari banyamuhanga cyugo ntacyo muza amasafuri icyungo ni igikoresho batekamo ariko kandi kiba gikoze mu ibumba mucyacuru rero ari kuri panda ko n'abandi ndashaka kuzura umwuka wera yingingima mucyacuru aratangira rero mu gihe cyo kuzura umwuka wera aririmba akaririmbo atazi ko umwuka wera atuba Yesu ashimwe kandi akarikosa aririmba indirimbo agiye gusohoka umugani cyacuru ati agacutuma kararoboka wagaruka mu mubiri asanga ubugari bwafatanye n'amakara mwuka we tumushimire hari ibintu umwuka akora bitandukanye n'ibyo dutekereza kandi umuntu ari mu mwuka aba atandukanye n'umuntu uri mu mubiri wifurira kugira umwuka warameze no bya Yesu nubwo nta bintu afite urukunda mwuka wera mukarabye haleluya haleluya nubwo bakemereye ntabwo twisomere Itangiriro 26:12 yavuze ngo Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeza ibiruta 100 Uwiteka mu mugisha uwo mugabo aba umukire agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane yari afite ibikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi atera Abafilisitiya haleluya haleluya atera Abafilisitiya amariba yose abagaragu base bafukuye Aburahamu sakiriho Abafilisitiya bari barayasirishije ibitaka bari barayasirishije ibitaka
Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cy'ingerere aturayo. Isaka yakoze ikintu cyiza cyaryoheye. Isaka asibuza amariba. Haleluya! Isaka asibuza amariba. Asibuza amariba bafukuye Aburahamu se akiriho, kuko Abafilisitiya bari barayasibye. Aburahamu amaze gupfa anyita amazina se ya Yesu. Iryanje kurikiraho afata abagaragu be, hanyuma aba bagaragu arabajyana bafukura iriba. Bafukura iriba barifukurana n'abashumba. Tega amatwi. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babona iriba ry'amazi. Abashumba b'ingerere mbibutse ko abantu b'ingerere bari Abafilisitiya. Tega amatwi. Batonganira aya mazi n'aba Isaka bati ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba, nabyo bararitonganira. Agita Sitina haruka ariko ntabwo nshaka kwiba. Hema bakomeza kuba n'intonganya, ntabwo nzarekeraho. Reka natangaye Imana yabwiye ngo batonganiye ibyo bataruhiye. Akanura ku giti abivuga makari papa bana bavuye mvuga ibyo abantu baremeye kuvuga. Yambwiye ngo batonganiye amariba batafukuye, kuko Isaka yafukura n'ibari bahari. Yesu amaya afukuza irindi riba ryo ntibaritonganira leta ngo bataravuga. None Uwiteka adushize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu dufunge n'ibirateganije mu by'Imana. Yesu ashimwe. Bana bane mu ndebe ndaza gukoresha umwanya mutoya. Ubuhamya nabubahaye bwose nifuze ndagira ngo tuganire. Bashumba banjye nabahaye ikaze. Imana yambwiye ngo nze kubaganiriza namwe torero ijambo rivuga ngo Imana ntizabyihorera. Haleluya! Nubwo ndabikunda fata mu kiganza mugenza mubwira ngo Imana ntizabyihorera. Data ntabwo azabireka. Igiye gufukura iriba Abafilisitiya batazongera gusiba. Imana yambwiye ngo nze gutangaza ku bwanyu ifashe icyemezo cyo kumanuka gufukura irindi riba. Ntabwo izabirekera gutya, ntabwo izabyihorera. Ifite gahunda yo kongera gufukura irindi riba, kandi riri Abafilisitiya ngo ntabwo barizi, ntabyo bazi, ntibazanarimenya, kuko amariba yacu ayambere bagiye bayasiba. Ubona batadutobeye bashumba. Twebwe korali baririmbye, twebwe badusiriye amariba. Twe twari abantu badasanzwe, twebwe twari abantu bakomeye, ku buryo nta mukirisitu watinyukaga kwinjira hariya atihana. Twajyaga imbere y'Imana duhinda imishyitsi. Twaba tuzi ko Sama ari buyobore, tukavuga ngo Sama araza kutureba twese tuza twihanye, tukaza dutitira. Ndabyibuka nigeze kuba amasengesho y'imisi 3 sandi wacu benze umutobe, kandi umushumba waradusengesheje yaratubwiye ngo ntitukanywe ibintu by'ibisindisha, mu bintu by'imitobe. Ngeze mu rugo kubera inzara bampa umutobe, ariko ukivuye mu muvure ndawumva. Maze kunywa umutobe nibuka ko umushumba tubwiye ko kunywa ibintu by'imitobe byose twari twarabigize ibyaha, no gukora amasengesho tukanywa amazi twumvaga ari icyaha. Ni ukuri kwiye twumvaga ari icyaha. Mpita mpamagara umushumba wanjye yitwaga Mwarimu Damiye, ndamubwira ngo Imana imbabarire nyweye ku mutobe nubwo baratubereka, ariko n'umutima undya. Imana imbabarire.
uwabona ukuntu kera twakiraga umutima utinya icyaha ntiyabona ukuntu tumeze. Nta kindi cyabiteye, baradusibiye kugeza ubu abantu ntibacubaha n'abashumba badusumbye, ntibacubaha n'uruhimbi rw'Imana n'umusambanyi araza sikurina abana we, ntabwo bacyubaha n'inzu y'Imana. Twubahutse n'ameza y'umwana, twatwara abantu badasanzwe. Iyo umurwayi arwaraga abadayimoni, nitwebwe abantu bahamagaraga bwa mbere, tukagenda tutanamukoza abadayimoni bakibwiriza. None ubu ninde wakwitabaza mu gihe abadayimoni bagucakira? Atuvuga ati kanaka muri yase ntameze nka kanaka. Impamvu yose y'iyi mubona nuko twasiwe amariba yacu bayasizemo ibitaka, abantu banywa ibiroha ku buryo nta n'icyizere abantu bagifitiye abakozi b'Imana. Ndabeshya cyangwa mvuze? Yes, nta cyizere. Sawa, ujye ushimira Imana n'agakerekezwa k'umwuka wari ugifite. Twese no kuri YouTube turagenda kugukurikira, nibuze Samuel yigisha turavuga ati nibuze tuyigisha ibintu bizima, kubera ko badushimye. Umuntu araza akirirwa bateza haleluya, zunguza agatambaro haleluya, bakirirwa murutu ubusige mugataha mwango mwafashijwe mwatero. Iri ni ijambo ry'Imana. Abafilisitiya batwigishije n'indi mico. Hari akantu nabonye igeze n'abana kuno y'abantu bafite Afurika y'Epfo badatinya n'abashumba baza bakabara Imana. Ibi murabizi kubyina tumeze gutya wagira ngo turi kuramya dayimoni kuzimu. Ibi bije vuba, nta kindi cyabiteye kuko badusubiye. N'abapandipati ba mbere twakoraga gutya, ntabwo ari uko twabyinaga. Twebwe twakoraga ritime nziza. Kandi tukuzura umwuka we yego, ariko dore ritime zigezweho. Enda muhungu ritime kandi tugafashwa. Ibisa murabizi mwari Abafilisitiya barasibiye banatwigisha imico y'iwabo, wagira ngo turi muri antrenoma de siporo. Nta kindi cyabiteye, twararangawe twibwa n'imbaraga z'amahembe. Ziraza ziratunamura zidukuramo ibihe byiza twagiraga. Aya mahembe arakomeye. Bibiliya ivuze ngo aya mahembe yananije Abisirayeli, ab'i Yerusalemu n'Abayuda ngo ntihagire n'uwegura umutwe. Zaratunanije kweli. Torero nizere ko muri kunyumva. Haleluya. Twatwitiriwe n'imbaraga z'amahembe. Yesu yabirebye abana twamaze kwigirirwa. Nimumurikira mwumva icyo Yesu avuze. Haravuze ngo yamwe mw'abantu b'Imana mwe, kubera ko mwigiriwe n'imbaraga zitamenyekana z'amahembe, nimugerageze mwitandukanye n'abandi kubabera. Ni ijambo Imana abwiye Abisirayeli. Nababwira ngo Abisirayeli mu gihe cyane mukwiye kwitandukaniriza n'abandi kubabera. Nubwo izi mbaraga z'Abafilisitiya zatwinjiriye, ariko mugerageze mubabera kuko Uwiteka ni we wera. Nubwo bimeze gutya abashumba, nimwihangane mu gihe dusigaranye, turwane ku bugingo, twihangane tubabera. Mu ngezo zacu, mu byo tuvuga, mu byo dukora, dushakishe ukuntu twababera. Haleluya. Kera abantu ba kera nabo bajyanye inzoka mu nda nizo tugira. Ihangane, turi mu cyumba, ntabwo ari ku cyumweru. Ku cyumweru ndi kubwiriza, ku cyumweru ngomba ku gatuti. Noneho amategeko ya teolojiya, ariko turi mu cyumba. Kera abavukaga kera nabo bagiraga inzoka mu nda kandi bagakizwa neza.
batubwira ko kugira ngo ukire amibe ngomba kunywa icyuma. Urugero rumwe, umuntu aretse gufata umunsi wo kwiriza 1, 2, 3 kabanganirije naryo ntanywa nazamura ikiganza iminsi 3 utarya terano ryose ringana ku cyabuzemo none kigaragaza iminsi 3 utarya utanywa n'amazi utayanywa. Nigeze nasenga ni segondere senga amasengesho ndikanyage byanize kuri groupe scolaire hano mu ndagaburezi. Amariba barasibye, amariba y'ubucuruzi byawe iri mu bacururiza n'abana bitoke. N'ubu icyogera kije n'abana usimbuka ikiganiro munyamere muri bagakora. Uranyemere ko ari kandi nabona cyane. Dusibinde kugeza ku kigero n'abadufuzishaga ari basharishushu bagenda tubireba umutwe mugapfa tureba baranatwerekanye ahangaha. Ndashimira Imana yavuganye nawe irambwira ngo nuko bayashibye ntabwo izabyihangane. Ntabwo izabyihanganira, ntabwo izabyihanganira. Igiye gufata icyemezo, ifashe icyemezo. Ntabwo uyu mwaka urangira data atagize ibintu akora. Yesu, haleluya. Yesu Imana dukorera ntabwo izabyihanganira. Warahoze, waracuruzaga bira, wari ufite fiyanse arage, amashuri yawe yarahagaze, akazi kawe kakwirukanye, ariko Imana yavuze ngo ntabwo nzabyihanga. Ndongeye ndagarutse ngiye gufukura irindi. Noneho dore hano haryoheye ngwiri riba data ngiye gufukura ririho password. They didn't know, ntabwo barizi, ntabwo bazi, riri muri secret, riri mu ibanga, niriba batazamenya aho twarimereye. Iri riba rero, iri riba ihagurukije Isaka. Ntabwo ripfa kuboneka gusa, no, hari Imana iraje ihagurutse Isaka. Isaka ntiyize amashuri menshi. Haleluya. Isaka nta teoloji nyinshi afite. Isaka ntabwo azwi n'abashumba. Isaka nta modoka yaragira. Isaka sawa, urabize kuri dadinjya muri data ndakukunda ndanakubaha, reka mukoreshe nka Isaka. N'ubundi ni wowe ahandi Imana yaraduhamagaye, reka mukoreshe nka Isaka. Haleluya. Isaka hari icyo Imana imuhamagariye. Isaka ntabwo Imana iguhamagaye kwicara Isaka we. Imana iraguhagurukije Isaka we, igahagurukije imbere y'abera Isaka we. Imana yavuze ngo iraguhagurukije, iguhaye umurimo. Dore umurimo Imana iguhaye. Shaka fata Bibiliya, fatira Bibiliya hariya. Oya uretse fatira iriya nkoni mukecuru yafite aho hasi. Ndayibonye. Fata iyo nkoni ya mukecuru yego isa kandi ubu ryafashe ryageze gute. Isaka Imana batezera yaravuze ngo nzabitira irindi zina batazi, somenya ko batakwise, ariko ntari kwitira imbere yawe Isaka we. Jyewe mvuka utari nabona ko imbere yanyu. Reka uzabura ubwanjye. Haleluya. Torera munyikiriza. Haleluya. Isaka afata icyemezo, haravuga ngo data yaravunitse.
fasha icyemezo, fasha inkoni, ndashaka gucukura, fasha isuka, fasha ipiki, ndashaka gucukura. Cukura rero, cukura hagana, yego, fasha mbere. Unaniwe kugeza ku gihe wumva koko gucukura. Shaka kora umurimo w'Imana, shyiramo imbaraga ucukura. Sengera abarwayi, zinduka mu gitondo, hanurira abantu. Cukura saka, shaka amavuta. Cukura ririmba korari n'uzinduke. Ngo aracukura, ngo mu gucukura kwa Isaka ngo agiye kubona. Baba barafasha muyafata mwese ukareba dore ko ngo bararwana. Bibiri avuze ngo bararwanira baranatunganira bati nayacu ngo Isaka hari komeza muvuge. Mu majyepfo baratoka, majyaruguru baratoka, burasirazuba bibarongera komera. Kigali nkuru ziravuga ipfusi biratemba mu rusengero kandi barwanira amazi batavuye. Samara bararwana we mukorari bararwana. Bibiri avuga ngo byakozwe n'abashumba b'ingere ntateruza kurukuta amakuru navuze n'abashumba b'ingere ngo Isaka bireba iryo riba ngo ahita aryita Eseki ngo arabireba. Isaka arabata bene abaturage noneho Isaka kubwira urukundo kundi itorero aravuga ngo ntabwo mbyikorera. Yesu yarumye ngo mbabwire ngo ntazabyi agarutse bwa kabiri. Haguruka tera haleluya. Ngo arafukurana no kandi nkunda amakora bari ngaho ngo ndayikunda ngo nditabaza nkunda abakozi banjye ntabwo bakumagara, ntabwo ibyababayeho natuma bumagara ibihogo. Oya barangije shyiramo imbaraga n'umugongo nushaka utunyuke kuko Isaka yaravuze. Ukuri kubikora niko Yesu yavunitse. Hari imvune Yesu yavunitse zitazapfa ubusa. Uyu Yesu yavunitse imvune ntabwo azemera ko imvune Yesu yavunitse. Yesu akagira akanaruhuka. Bigeze baje mu bigeze baje. Reka nkomeze ndebe ko nabafukurira isoza. Nongere nibutse ko Isaka ari kubikora abashumba badahari. Barahari hariya. Isaka agiye kubona ngo abona kandi ngo amazi aradudubisha. Ngo amazi bwa kabiri.
kiri online ku murongo. Urugo rurabonetse, abana barabonetse, imodoka iraje, akazi n'ubucuruzi biragaruka, ngo abafilisitiya barwana baragaruka nabwo barayafata. Ntibagira isoni zo kuza kurya ibyo batakoze, ntibagira isoni zo kuza kubanga ibyo bataruhiye, nta soni bagira. Muvuga cyane mbona yabo we. Uyu mugore bigeze bamuteta jyana hariya rero hagati Isaka barabari bakajya baseka n'ibihore gahunda afite nubwo muri kuyatongana iririmo ndaryita sitina, ariko gahunda afite ntabwo nzabyihorera kugeza ku gihe nzagufukura. Ababyakire dutera haleluya. Kugeza ku gihe nzagutunganya. Darashana ngo Isaka afata icyemezo, ariko ntabwo nzi ko muri kubyumva. Uyu Yesu ari kuvunika ngo yongere agire ibintu atunganya. Yesu ari gutunganya itorero, Yesu ari kongera. Yesu komeza, Yesu komeza utunganya amakorari yacu aririmbana ubwibone, uyatunganya abari mu birukanuza n'abandi. Komeza utunganya abavuga butumwa basambana bakiba, ubirukanuza n'abandi. Ugera no mu bashumba naho utunganya, ugera mu bakirisitu bajya ngo tugusohore. Tunganya tu na setrebo jeni tro amen. Tunganya mu bakuraminda, tunganya mu biba, tunganya mu bisambo, tunganya Yesu. Tunganya mu bakoresha bagacuruza ku mafaranga bibye bakagira ubutunzi bataruhishe. Tunganya mu abantu baguriza amafaranga bakabona ubwishyu bakanga kwishyura, bakomeza babeshya ngo ntayo babonye, barayabonye bagateza ibibazo abakirisitu bagenzi babo. Tunganya no mu barara basambana n'abadayimoni n'abazimu ijoro. Tunganya Yesu, tunganya nabo biciye ubukwe. Tunganya Yesu aravunika sana, aravunika. Yesu yaravunitse sana akagera kumva umugongo urarushye. Isaka aravuga ati ariko gahunda tuve ku bimbi. Isaka aravunika we. Isaka kuwa gatanu arasengera, afata ukwezi atumira amakorari, azana abavuga butumwa, ariko amahembe akaba menshi, bakamuroga bakamuvuga ngo nabonye abantu baze kuvuga we buriya sana buriya ariko muri Mana no guhamagaye Isaka ngo agiye kubona bwa gatatu misiyo yigerwaho, ngo afukuka wazamuka iriba rirazamuka amazi ayatubise. Iri riba ryitwa iki? Ngo babagabo b'abafilisitiya n'abashumba ngo banoneho haleluya. Baravuga ati dukomeje ibi bintu uriya mugabo yazatwirenza. Nimuze Isaka we. Isaka arabegera, noneho habaho ikintu cyitwa umutuzo. Habaho ihumure. Aba bashumba barahuza, bafata ryariba bararifata uriterure. Iriba ntibongera kuritunganira, baganira nk'abashumba, bafata amazi adudubisa. Ngo Isaka bibone arabanga ubwo badatonganye, ubwo mu majyepfo n'amajyaruguru n'iburasirazuba no mu mujyi badatonganye, bakaba ntacyo bapfuye. Noneho reka ngo ahita ryitizo n'abatugu mutaritonganye ryiswe Rehoboti. Ubwo bataritonganiye ryiswe Rehoboti. Akira Rehoboti